Kambanze nsuhuza abakunzi bacu mumeze mute muraho murakomeye mwe mudukurikirana ku Mirabyo TV amakuru natwe turaho turashimira Imana ishobora byose. Reka mbanze nshimira abakunzi bacu rero mwe mudukurikirana umunsi ku munsi. Nanjye narababwiye ngo nzajya mbaha ibiganiro bya buri munsi kuko nibyo byubaka ingo zacu. Narabwiye ngo inama zacu hari aho zigomba kugukura wowe uri umugabo cyangwa uri umudamu cyangwa uri umusore cyangwa uri umukobwa, zikagira ahandi zigushyitsa kuko inama ni izambere. Ushobora kuba warabuze inama mu babyeyi cyangwa mu nshuti, ariko inama iye ukajya uyumvira ku Mirabyo yacu TV. Ukwiriye kujya ukanda subscribe, share na comment kugira ngo ibiganiro byacu bizajya biza bijye bikugeraho n'ibikaguceho, bijye bikugeraho. Iyo wayikanze, iyo twakoze ikiganiro biraza bikakugeraho. Ese uri mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se uri muri Kongo, uri Tanzania, uri Amerika, mbese igihugu cyose waba uherereyemo wabikora. Iyo twakoze ikiganiro n'ubundi kiba kiri bubashe kukugeraho umunsi ku munsi. Murakoze. Uyu munsi nabagaruye wa musore yatubwiye amagambo meza anatugira inama, kandi nzi ko hari abantu bagiye bandika muri komenti ngo ni byiza, n'inama ari gutanga ni nziza cyane. Ese wowe ni waba ukeneye iyo nama? Ba hafi tubane mu biganiro byacu. Murakoze cyane. Nje muri kumva rero inyuma ya kamera ni Solange, umutumirwa ndaje abibwire, kuko n'ubundi hari igihe waba ari bwo bwa mbere ugiye kumubona, ariko ni byiza kugira ngo nabwo umumenye. Umusore wanje umeze ute? Urakomeye? Birasaba ngo wibwire abakunzi bacu. Hari abakubonye bwa mbere uyu munsi ku Mirabyo TV bakavate se ko tutari tumuzi, birasaba ngo twibwire amazina. Amazina yitwa Bahirumwe Pascal. Yego. Ayo niyo mazina yanjye. Bahirumwe Pascal. Bega izina Bahirumwe. Bega izina muryumve nawe. Okay. Wari umeze neza? Nta kibazo. Dutangira kugira ngo dukomeze ibiganiro byacu, reka tubanze twiyambaza Imana, kuko Imana niyo ya mbere muri byose. Ni karibu usenga kugira ngo Imana ibane natwe. Imana turagushimiye, twongeye kuguhimbaza. Ubanye natwe n'isa turaguhamagaye ngo ubane natwe. Ibiganiro tugiye kuganira biyoborwe nawe, bitubere iby'umugisha. Tubwira neza ngo abayoborwa n'Umwuka Wera nibo bana b'Imana. Uko Umwuka wawe utuyobore, kandi se ibiganiro tugiye kuganira bibe inama zo guhugura bagenzi bacu, kandi Uwiteka Imana ikomeye abari uganza muri byose. Gusenga twizeye izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Twari turi ku kiganiro kivuga ngo ese ingo zo muri iyi minsi ko dukomeje kubona ko ziri gusenyuka, ese twakora iki nk'abantu dufite inama mu bantu batandukanye? Uyu munsi nshaka ngo tuganire ku bantu b'abagabo. Muri iyi minsi umugabo akunda umugore, akandi kanya akaba aramwanze. Ese biba byatewe n'iki? Ese kuko umugore aba yamufashe nabi, cyangwa sinzi uko biba byagenze? Ibintu ni bibiri. Icya mbere cyo bishobora kuba umugore ari wafashe umugabo nabi, nangwa umugabo nawe hari izindi ngeso ze afite agendana ruhande, abazigendana cyangwa ziba zimuriho, zimurimo mo imbere. Nyine njyewe ikibazo njya nibaza nkavuga, ese tuzajya dukora iki, cyangwa umugabo yakora iki, cyangwa umugore yakora iki kugira ngo yiyumvemo umugore, cyangwa umugore yiyumvemo umugabo, kugira ngo urukundo rwabo ruhoreho rwereku. Urabona, kugira ngo urukundo rwabo rugumeho rw'umugabo n'umugore, icya mbere cyo urukundo rwa mbere ugomba gutangirira hahandi mu cyumba nyine kibanga, icyumba cy'inama. Icyo cyumba ni ikibanga. Aho niho bagomba kubakira urukundo rwabo. Urabona, niyo warakaje umugore nangwa warakaje umugabo, iyo mugeze hariya biba byoroshye kumusaba imbabazi, nawe akagusaba imbabazi. Iyo umwe asabye undi mugenzi we imbabazi, urukundo rurakomera.
bivuga ngo mu cyumba cy'ibanga hari akantu kaba kihishemo cyane. bivuga ngo nubwo nabwiye abantu ndabwira ngo inzu tubamo aba ari nini iba ifite ibyumba byinshi ariko haba icyumba cyihariye cyane rwose. none nawe nicyo ugize gute? nicyo ugezeho cyane. iki cyumba kimeze gite? ese iki cyumba cy'ibanga kigomba kubakika, ese umugabo agomba kucyubahiriza cyangwa umugore akacyubahiriza? aho ngaho uko ni ukuri. ni ukuvuga ngo iyo wayombye n'umugore nawe ukayomba n'umugabo, ibyo birangirira hanze. iyo mugeze mwa kiriya cyumba cy'inama cy'ibanga ni icyumba cyiyubashye, ntabwo bikwiye kwibuka niwe mwatonganye ngo mwatonganye mwarakaranye, bigomba kurangira muri icyo cyumba. ariko rimwe usanga iyo watonganye n'umudamu wowe yageze mwa kiriya cyumba agomba kubika wa mujinya, kandi iyo ubitse uwo mujinya ugeze muri icyo cyumba ntabwo uburya. ese iyo asohotse wa mujinya niwongera avuye muri icyo cyumba? ntabwo byakongera ko birangira muri icyo cyumba. mbese icyo cyumba ni icyumba gihana ni nk'akayunguruzo, mbese niho urugo ruherereye. birangira mbese ni gacaca. yewe bakunzi bacu we, ese uri umusore uri umukobwa ba hafi inshuti yanjye, kiriya cyumba nicyo cyubakirwamo, kigomba kubahwa. ese uri umugabo, umugore yakurakaje, ugomba kubaha iki cyumba. uri umukobwa ubambi uri umugore, umugabo yakurakaje, ugomba gukurura umugore kubera kiriya cyumba. none nshaka kukubaza, ese ubwo uri umugabo wakubise umugore, ese icyo gihe cya cyumba n'ubundi kiba kiri bwubakike bikemera? birashoboka. wamukubise impamvu ugomba gushoboka. bingimbwiye iyo ugeze muri icyo cyumba gihora ari gishyashya buri munsi. ugomba nawe kugeraho ukibagirwa biriya byose ukaba mushyashya, ukibagirwa n'inkoni bagukubise, ukazibagirwa neza kuko uba wageze nko mu ijuru ariga. kandi iyo wageze mu ijuru ntabwo ugomba kubabara, ntabwo ngo urakare. narese muri icyo cyumba ni mu ijuru. icyo cyumba ni ngo mu ijuru. ni ngo uba wageze mu ijuru udapfuye. uba wageze mu ijuru udapfuye. bambe none se njye mfite ikibazo pe, ngo wafashe umugore wawe ariko sara umugabo ugikubita umugore ra? muri iki gihe hari abahari, muri iki kinyejana barahari. ni uko abagabo tutemera amakosa yacu, ariko hari abagikora iryo kosa, kandi ni ikosa ryo gukubita umuntu ukunda. umuntu ukunda ntiwari ukwiye umuntu ukunda baramukubita. umuntu ukunda ntiwari ukwiye kumutuka. umuntu ukunda ntiwari ukwiye kumukubita. nibyo nanjye nari ngiye gushingiraho nkubaza, ese uri umugabo ukunda umugore wawe wamukubita? oya rwose nawe wamukubita. ese wamubwira nabi? nawe wamubwira nabi. niyo mpamvu rero umubwiye nabi, cya cyumba kirabahuza, gishinzwe kubahuza, ukongera mukagarukana mugakundana nk'uko musanzwe mukundana. ariko njye numva batanabwirana nabi. uku ni ukuri, ntabwo byari bikwiye. ariko hagati y'umuntu n'undi ntabwo baba marayika n'abamarayika burya nabo hari aho byagira, kandi ari abamarayika nabo bagashotorana. rero umugabo n'umugore ntabwo byaba amahoro gusa, hari akantu gacamo hagati. mwaka gashaka kubapima urukundo gukunda mugenzi wawe. njye numva urwango rutakabaye ku mugore n'umugabo. umugabo ibaza ari ku mugore ukubyarira umwana. uko ni ukuri, ariko hari abatihanganirana, kandi urukundo rurihangana. rero iyo utihanganye n'ibyo by'uri gucamo, ubu ni nko ku munzani. umuntu yakubyariye umwana, uwa mbere uwa kabiri, uramutuka uramukubita. abagabo twese ndaho tubiha agaciro. ariko hari umugabo ubyarana n'umugore akabyarana nawe abana babiri, agahita abona abaye ngiki ngagasasiro nk'umwanda, akavuga ati wapi uwo muntu undi mukobwa, agahita agendana n'uwo mukobwa wabonye ku ruhande, kandi yagakomeje kumukunda. kandi yarakwiye kumukunda nk'uko yamukunze cyagiye akiri umukobwa ibere rigihagaze. arega urukundo rwagahozeho nk'uko bafiyansanye. ubwo byaba bikwiye cyane rwose. ni byiza rero ko urukundo rw'abantu babiri rwakagumye
rumeze neza Neza. nta gihungabanyishijemo. niko bimeze. Turi twegera umusozo, ndagira ngo tugire bagenzi bacu inama bubatse ingo. Ese izi ngo zacu dukwiye kuzitwara gute? Ese dukwiye kuzifata gute ku ruhande rw'umugabo? Nk'uko nabivuze mu kiganiro gishize, urabona hari ijambo rivuga ngo mbabarira, rigizwe n'inyuguti ntoya ariko ni ijambo Rinini. rikomeye cyane rirerire. Ariko abagabo ntitujya twemera amakosa. Urabona kugera imbere y'umudamu wamukora ikosa akamubwira ngo mbabarire, abagabo babikora ni umwe n'umwe. Ariko ndabwira nk'abagabo, niba uzi ko wakoreye umudamu wawe ikosa, cya bugufi wemera ikosa ryawe ng'umugabo. Nubwo uri umugabo ko wakoze ikosa, ubwira umugore wawe ati mbabarira nakoze ikosa, nawe none akubwira ngo mbabarira mu mutima we, azumva urukundo rugarutse. none agera muri cya cyumba cy'inama, inama azayiyobora neza nta kibazo. Mbabarira ni ikintu gikomeye ku muntu, ni ikintu gikomeye cyane. ariko iyo bivuze urukundo rwanyu mwe muruhaye umutekano, mwe murukoreye uburinzi bukomeye. Ariko mbabarira ikwiye kugira gute? kubahwa nayo igashyirwa mu bikorwa. Yes. Ese uri umudamu we wakoshereje umugabo we, si ngombwa ngo asabe imbabazi se? Nawe birakwiye cyane kubwira umutware we ati umutware nagukoshereje, mbabarira. Kandi niba ugize umujinya, utajya ugira umujinya ngo urenze umunota umwe. Gira umujinya umunota umwe, ubundi wihutire gusaba imbabazi uwo wababaje. Ubwo nibwo burinzi buzarinda urukundo rwanyu hagati kudasenyuka urugo. Yes. Ingo zo muri iyi minsi ziri gusenyuka kubera hatarimo mbabarira undi mbabarira. Harimo gusuzugurana, ati njye ndi umugabo, ndi umugore. Ntihabeho kubahana hagati. Ese uri umugabo ukaba ufite amafaranga, umugore wawe adafite amafaranga, kuki uba wumva ko watunga amafaranga umugore wawe akifuza? Ntabwo uba umukunda. Iyo ugize amafaranga ugashaka ngo umudamu wawe ntagire amafaranga, ntayakore, ntagire uburenganzira, hari icyo uba umuhisha, ntabwo uba umukunda. Bivuge ko icyo gihe uba utagira gute? Ntabwo uba umukunze, nta rukundo uba ufite ukunze uwo mwashakanye. Uri umugabo utunze amafaranga, umugore wawe arifuza. Ese siho za ntandaro ziva kuba umugore yacu umugabo inyuma? Uko ni ukuri. Iyo umudamu yakeneye ikintu, nshaka ngo ahantu tuhatinde gato hano nangwa aho hakwiye kuvugwa cyane. Iyo ufite amafaranga, umudamu wawe akifuza, kandi ibyo yifuza ntubimuhe, nabona umuntu bimuha, ni ukuvuga azaba yinjiye mu cyumba cy'urukundo rwawe, azasiga gisenye akinjiremo. Kandi wowe wari ufite ubushobozi bw'uko umugore wawe atagira gute? Ataguca inyuma. Njyewe nagiye mbibona ahantu henshi, umugabo akaba afite amafaranga kubera akazi, nk'aho yahaye umugore agaciro, akamufata nk'umukozi. Nimba wenda ni ikibazo turi mu mujyi, nimba umuntu ari mu mujyi akamuhereza 2,000, nimba ari 2 byo guhaha, nimba ari 5 ni 5, kandi urabyumva nawe mu mujyi guhaha. Ese icyo gihe abamugenera nk'iki? Nk'umukozi. Ese uwo mugore yananirwa kutifuza? Yakifuza. Ubundi iyo uri umugabo ushaka kubaka, ushaka ngo urugo rwawe rukomere, rubeho hagati yawe n'umudamu wo mwashakanye kandi umukunze, iyo ufite amafaranga uravuga ati urabona madamu, sinzakugurira amavuta, sinzakugurira iki, ibyo ukeneye udashobora kumbwira ngo ukeneye kwikemurira. Ufata amafaranga yo ufite, umudamu wawe mwashakanye ukamukorera business. Business yo kamubwira icyo ajya urakenera, ntabwo ari ngombwa kunsaba, ujye ukikemurira utakinsabye. Ariko wamushakiye business ukayimuhereza akayikora. Aho nawe uri umugabo, hari ibintu uruhuka n'umudamu agura, ihutire urabigura kubera wariteganyirije. Ntabwo uzi umurimo akazi ko ufite,
gashobora kurangira uyu munsi nabwo akagakomezamo, yego nikarangira uyu munsi ejo uzabaho gute, bizagenda gute utariteganyirije. Okay. ni ukuvuga ngo iyo amafaranga iyo ufite iyo ushingiyeho umugore bizinesi nawe ahita yumva muri we umugabo wanjye arankunda, kavuga ati nta kintu yanekerejeho. nta kintu cy'umuntu yanjukisha nkangure muri uru rugo, ntabwo bishoboka. ariko abagabo izo nshingano turazibagirwa, dukumva ngo kuri uwo mugabo ni ukwiye gukora ukibikaho amafaranga, ugategereza ngo umudamu ngagusabe buri kimwe cyose, agusaba ikariso, Icyo agusaba umunyu, biragoye, buri kintu cyose akeneye akigusabe. biragoye. ese uwo mugabo arumva biba bitagoye? biba bigoye. rero iyo abonye umuhereza ibyo akeneye, ni ukuvuga ngo urugo rwawe rurasenyuka nta kundi. biba bisaba ngo umugabo ese nimba akeneye ko urugo rwe rubaho, ashakira umugore bizinesi Yes. kugira ngo umugore yere kwifuza. Uko ni hanze aha hari ibishuko cyane byinshi byatuma wa mugore yagenda agahabwa icyo wa mugabo atageze gute atamuhaye. Yes. wa mugabo we ubyumve, wa musore ubyumve, mu gihe utangiye kurushinga utekereza ngo igihe nikigera ngo nimba umugore wawe adafite akazi umushakira icyo akora, nazifuze ngo wumve ko yaguca inyuma. ariko buriya siyo mpamvu wa mugani umugore aca inyuma umugabo. nta kindi nicyo. arega aya mafaranga nayo ariko se yatumye Yesu aza mu isi. ariko ugarutse inyuma gato, amafaranga yesi birashoboka, ariko ko byatuma umugore aca inyuma umugabo, ariko hari ikindi kizana umugore yaca umugabo inyuma. ni nk'igiki? ariko twatangiye tukuvuga ngo cya cyumba cy'inama kibanga. iyo udakoze ariko hari uzi ko hari abagabo batajya bemerera kuganira, hari abantu batajya bubahiriza icyo cyumba, bakurikiza amategeko gabyo ngo aganire n'umugore. ni ukuvuga ngo iyo ugiye mu nama ukicara ugataha ntacyo uvuze, ubundi nagusubira mu nama. ariko iyo wagiye mu nama mukaganira mukumvikana mukuzuzanya, n'ubundi isaha z'inama urazubahiriza inama, kandi mukiga bizabateza imbere. rero n'abagabo badakora izo nshingano zabo zo kujya muri icyo cyumba cy'inama, bakwiye kujya muri icyo cyumba cy'inama bakubahiriza amategeko y'icyo cyumba, bakajya inama imwe bakaganira. nuko ni ukuri. murakoze cyane, turagushimiye we wabanye natwe uyu munsi wa none. dushimiye n'umutumirwa wacu kuba yatwumviye akaza, ni iby'igiciro gikomeye. urakoze, Imana iguhe umugisha. nawe Imana ibahe umugisha.